kazi nari mfite noneho umuntu aranyandikira umushitanye arambwira ati hajya fiushika kazi ndamubwira ati no umushitanye twakoranye mu bintu bya service noneho anje arambwira ati turashika kazi ndamubwira ati ashika kazi rero kagwereze nimero z'umuntu mamagara akurangira akazi ndamubwira ati nari ariko bisaba kubuza icyongereza ndavuga ati nari icyongereza ngerageza kukivuga ubwo ngubwo ngibigarasha byaranyishe ibigarasha ni ibicu bundi noneho ubwo gire ndavuga ati ndabyemera ndavuga ati nta kibazo and then akazi ndagenda ndamwandikira ndamubwira ati akazi ndi tayari ngenda no muri interview birarangira noneho ukenda ndamubwira ati rero ndamuhamagara maje kwambara kwa kundi nari nambaye ndamwandikira ndamubwira ati rero ngaho ngiye kujya mu kazi anje arambwira ahitambwira ngo nago byashoka kuza mu kazi ngo nakubwiye ko ari amafaranga ugomba kubanza kwishyura kugira ubone akazi kambabwira ikintu kimwe umuntu wese uzakubwira ngo wanze wishyure kugira ngo akazi that's a scam that's actually a scam and then ndambwira none se kugira nje mu kazi ndabanza nkishyura arambwira ngo yego ubwa mbere yari yambwiye ngo ndishyura 30 kugira akazi ndabitekerezaho ndambwira se nta kuntu naza nkakora akazi ubundi amafaranga nkazayishyura nyuma arabyanga arambwira nago bishoboka ngo cyakoze ikintu cyashoboka ngo nuko ngo nabanza nkamwishyura ndamubwiye ukenda ndamubwira ati none se ko wambwiye ati nyine ndamubwira ati amafaranga nta mfite ndamubwira ati nta gushaka akazi ndamubwira ati akazi ndagashaka tariko amafaranga uri kunyaka ntayo mfite birambabaza ndaje akanya ndamubwira ngo nakubwiye ko ari kwishyura 15 kandi wambwiye 30 numva ranjagaraje mu bwonko friends ndajagara ndamubwira none se ko wambwiye ko ari kwishyura 30 n'ijoro bihinze 15 gute birancanga nanabivonda bireka ndamubwira ati okay nta kibazo mbibwira mama wanjye arambwira ati uwo ndabizi ko ushaka akazi ariko umuntu mwihorere byihorere ndavuga ati biranze mu bwonko bwanjye noneho ubwo ngiye gukora video kubera iyo mbabaye kenshi nyene nkunza kuzifatira ngaho kuri TikTok nka ubwo mba nkozira nuko nari mbabaye ariko ribaze gushaka akazi nta mafaranga ufite umuntu arambwira ndamubwira ati amafaranga ndabyuba ko ari 15 ariko wareka amanza nkakora ako kazi shaka hari amafaranga make guys nago mwabyumva ndangije akazi ndagakora nako akazi bwo nyine barakanyima ndababara mba depressed mama wanje arabibona arambwira ati we ciringa kwama abantu bose bansiga mu rugo ubwo nahi wacu nta mukozi twari dufite nyine nako ntawe dufite n'ubu nsigaranganje nyine nabaye depressed ndareba ndavuga subu imyenda ngiye kwikuramo ndavuga ati reka njye kwikorera content badaje ndavuga ati turakennye none abantu mukubyuva muri context mbi kandi nyamara nari mfite ikibazo nuko hashize nk'umunsi mushitanye nawe nanone arampluginga mva anyways shout out to all my friends ngira inshuti zinkunda zihora zinyifuriza ibintu byiza inshuti zose zamamagaye to ask me if I'm good I'm really good ubwo niwe wampluginze andangira kandi kazi ariko ndi gukora ibintu bimeze neza so you know story behind impamvu navuze ngo turakennye kandi nyamara umuntu yashoga kumbona gutyo maze nyine nta kazi mfite ibintu bimeze nabi akavuga ati Fiona ufite